Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. www.gbforexonline.com 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 GBForex Online. jbforexonline.com www.gbforexonline. Welcome to JB Forex Online. Uyu munsi tugiye kubategurira ibintu bifite aho bihuriye na online forex trading na crypto, nkuko twabateguje ko tuzajya tubategurira ibintu bitandukanye mu gace twise Did you know? Nyaboneka ntiwibagirwe gukora subscribe, unasharinga inshuti zawe, niba ngombwa unakore comment kugira ngo utubwire kandi ushobora kuzabasobanurira ikindi gihe wagendaga wibaza gafite aho gahuriye n'uyu mwuga online business cyangwa se global financial market, online forex trading na crypto muri rusange. Ikibazo twagiye tubazwa n'abantu benshi aho batazi gutandukanya online forex trading na crypto cyangwa se crypto trading. So ndibaza muri uyu munsi mu gace kacu ka Did you know aricyo kintu tugiye kwinjiramo kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ubashe no kumenya uburyo kibyibuze wabitandukanye. Turahera ku mateka yabyo. Ni ibintu bifite amateka atandukanye. Duhereye nko kuri online forex trading, habarwa ko ishobora kuba imaze imyaka irenga 500, kuko iyo ukoze amashakisha ugakora research usanga babara ko imaze imyaka 500 kuko yatangiriye mu Buholandi muri Amsterdam. Ariko icyo gihe icyo bitaga online forex trading n'ubundi ni nk'ibyo twakita barter trade, kuko online forex trading cyangwa se forex trading hazamo currency na exchange, icyo bita foreign exchange, FX mu magambo ahinnye. So rero icyo gihe babaza imyaka 500 baba babikabirije kuko baba bashyizemo byibuze no mu myaka hakoreshwaga icyitwa barter trade, iyo exchange n'ubundi bakayihuza na foreign exchange. Ariko ngubu hakora currency, ariko icyo gihe mu myaka 500 ishize hakoreshwagamo ibintu bigiye bitandukanye, ama gold, ama silver, ibintu by'agaciro, imyunyu. So iyo exchange bayihuza n'iy'ubu ngubu. Ariko kugira ngo tubisobanure neza, online forex trading twavuga ko igezweho ubu ngubu. Twavuga ko yatangiye byibuze mu mwaka w'1944 mu mpera turi kwinjira muri 45. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yari iri kurangira, nibwo umuperezida wa Amerika witwa Richard Nixon, ku bantu bazasoma amateka, niwe bagize icyemezo cyo gukusanya abaperezida cyangwa se abayobozi b'ibihugu bitandukanye bari bakubiye muri ariye cyangwa se mu bihugu byatsinze intambara, kugira ngo barebere hamwe uburyo kibasolvinga ikibazo cy'ubukungu bwari bumeze nabi bitewe n'uko intambara ya kabiri y'isi yose yari yarashegeje ubukungu bw'isi. So ibyo ngibyo wenda muzabikurikirana neza murebe, ariko icyo nishatse kubabwira ni uko online forex trading igezweho tubara ko byibuze yatangiye gukoreshwa muri 44. Ubwo inama ya Bretton Woods cyangwa se amasezerano ya Bretton Woods Agreement yaramaze gusinywa kugira ngo hatangire gukoreshwa icyitwa electronic money. Ni nabwo haje icyitwa online forex trading, bagashyiraho isoko rusanzwe rya global financial market. Crypto bari kubisobanura bavuga ko yatangiye muri 2009, kandi koko nibyo official yatangiye muri 2009 nibwo Bitcoin yatangiye gucuruzwa ku mugaragaro. Yari ishyizwe hanze na team yabayikozeho bitwa Satoshi Nakamoto, na n'ubu bataramenyekana. Ariko ntabwo mu by'ukuri bw'igitekerezo cya crypto cyari gitangiye. Kuvuga ngo igitekerezo cya crypto cyatangiye kera, gitangijwe n'umunyamerika wari umuhanga cyane mu bijyanye na cryptography witwa David Chauma mu 1983. Yari umuhanga cyane mu bijyanye na blockchain, nibyo bitwa electronic money, nibyo bintu yirirwa akoramo ubushakashatsi, ari n'impuguke muri byo. Ariko officially crypto yatangiye muri 2009. So rero dutangiye kwinjira mu itandukaniro riri hagati ya crypto na forex trading. Dusanze ko forex trading imaze imyaka myinshi, ariko officially iyi ngiyi ijyanye n'ikoranabuhanga dukoresha ibyuma biri electronique yatangiye muri 44. Usanga officially crypto nayo ya mbere yagiye ku isoko, yagiye muri 2009 ariyo Bitcoin. Iyo ni itandukaniro rya mbere. Rya tandukaniro rya kabiri ku bijyanye na forex trading na crypto trading,
Muri forex trading ubundi habamo kuvunja no kuvunjisha amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga dukoramo exchange y'amayero, amadolari, amanyakanada, amayapani, icyo bita fiat money, amafaranga y'ibihugu agiye atandukanye. Ariko igihari nuko bitaba exchanged mu buryo bwa forex biro, ahubwo bibera online wikoresheje ama device yawe y'ikoranabuhanga, smartphone, laptop, ibikoresho nk'ibyo ngibyo. Rero muri cryptocurrency cyangwa se muri crypto trading, ho muri exchange cyangwa se kwihererekanya cyangwa se kuvunja kimwe mu kindi, hakoreshwa amafaranga y'ikoranabuhanga, icyo bita crypto assets, arizo mujya mwumva zikuruwe na Bitcoin, ama USDT, ama Ethereum, ama Dogecoin, nazo ni nyinshi. Rero no kuvuga ngo nk'uko ushobora gutradinga currency uyivunja mu yindi, muri crypto trading ho ntago hazamo currency, hazamo amacoin. Ayo macoin niyo ushobora kuvunja coin imwe ukayivunja mu yindi. Muri crypto trading ho noneho habamo no guholdinga, aribyo abantu bakoramo trading cyane. Ushobora kugura Bitcoin ukayigura ku 50, ukazategeza ko izamuka ikagera mu 80,000. Ibyo bita guholdinga crypto. Muri forex trading ho ni ababyize cyangwa se abakora forex trading barabizi. Mu buryo bwo gukoramo forex trading bifite amoko yo gutradingamo. So ni ukuvuga ngo mu gihe uhisemo gutradinga currency runaka mu gihe kinini, nibyo twagereranya no guholdinga crypto. Tuvuga muri forex ukaba uhisemo kugura wenda euro USD ukayikoramo analysis byibuze mu gihe cy'ukwezi cyangwa se igihe cy'amezi runaka. Trade yawe ukaba ushobora kuba wayitegereza mu gihe cy'amezi runaka. Nibyo muri crypto bita holding. Iryo ni itandukaniro rya kabiri. Cyo ngicyo mu cyumve neza. Muri currency dukoramo trading y'ama currency muri forex trading. Muri crypto tugakoramo trading y'ama coin. Iryo ni itandukaniro rya kabiri. Itandukaniro rya gatatu ni ikijyanye na liquidity cyangwa se daily volume. Ho birahabanye cyane. Urumva ibintu, niba forex trading yatangiye imyaka myinshi ishize kandi kaba ari rimwe mu masoko ari finance abamo icyo bita daily volume manini cyane, kuko nko mu mwaka wa 2022 amafaranga yacaga muri forex trading daily volume liquidity yayo yigeze igera kuri trillion zigera muri 7. Ubu ngubu ziba ziri kuri 6 naho ngaho ziba ziri. Ariko muri crypto ho bigenda bihindagurika, ariko daily volume yabo iracyari hasi cyane. Bigenda bihindagurika, hari igihe bajya bagera kuri billion 300, ariko ubundi ushobora gusanga ari billion 81. Bigenda bihindagurika umunsi ku wundi. Iyo ni itandukaniro rindi rya gatatu twavuga. Itandukaniro rya kane kandi rikomeye abantu bakunda kutubaza, nuko online forex trading iremewe mu gihe crypto itari regulated. Ndetse ahantu henshi hatandukanye ku isi, uretse ko wenda hari ibihugu byatangiye kuba byashyiraho ingamba zo kuba crypto yatangira kwemerwa, birahari naho crypto yatangiye gukoreshwa, ariko online forex trading iri regulated mu gihe crypto iri non regulated. Iryo naryo ni irindi tandukaniro. Irindi tandukaniro riri hagati ya online forex trading na crypto nuko online forex trading ari business isanzwe. Ni business ikora amasaha 24 mu minsi 5, mu gihe crypto ari business ikora amasaha 24 mu minsi 7, no muri weekend irakora. So forex trading ni akazi ukora muri weekend ukaruhuka, nkuko waba ufite ikigo ukorera, nkuko waba ufite ibindi bintu ukora. Muri weekend ugapanga kuruhuka. Global Financial Market aho dukoramo exchange y'ama stock n'ama forex trading, muri weekend irafunga. Mu gihe crypto iri non-regulated, iri decentralized, nta muntu uyikontorora, no muri weekend ibiri kumuvinga. Iryo naryo ni irindi tandukaniro. Itandukaniro navuga ahangaha rya nyuma ni irijyanye na volatility, guhindagurika ku isoko, igiciro kizamutse gute, kimanutse gute. Online forex trading ifite ama parameters igenderaho agendeye kuri Global Financial Market Standards, kuko ibirimo involved ibigo by'imari, ama central bank, ama commercial bank, ama hedge fund. Ni ukuvuga ngo ibiri less volatile, igenda biri markable, bifite ama animation agomba kugendera bigaragaza.
Bitandukanye rero no muri crypto aho market iri highest volatile ugenekereje na online forex trading, kubera isoko riri no controlled, nta muntu uri controller, mwebwe mwenyine power za buyers n'iza sellers, ni mwebwe mwenyine mugomba kugenzura isoko. Sivuze ngo bishobora kuguhombya amafaranga menshi cyangwa se bikakungura amafaranga menshi mu gihe gitoya. Ibyo ni bya crypto. Mu gihe online forex trading ari isoko ritagira volatile, iri ku rwego nk'urwo, iri unpredictable, ku buryo iyo uri gutradinga uba ureba buri mpinduka zose zishobora kuba mu isoko. So ndumva uyu mwanya byibuze twateguye muri Did You Know, ako kantu nako gasobanukiwe, ukaba wamenya ese online forex trading na crypto bitandukanira hehe. Mwibuke kudufollowinga kugira ngo tujye dukomeza tubategurire utuntu nk'utu ngutu mutaye musanga musobanukiwe. Mbere yo gusoza, sinabura kubanza kukurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana, ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho, ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram, buri gihe tuba tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe utubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.